mwishime munezerwe inkuru nziza yadutashyemo umukiza w'isi yatuvukiye haleluya haleluya. Twongeye kubahereza ikaze mwebwe mwakanze subscribe ku muyoboro wanyu wa YouTube. Ipapa watowe ubu ni Papa Leo wa 14. Amazina ya nyayo ni Robert Francis Prevost. Dore ibisobanuro birambuye wamenya kuri uyu mupapa mushya. Amazina nyakuri yiswe n'ababyeyi biwe ni Robert Francis Prevost. Izina rya papa yahawe izina rya Papa Leo wa 14. Igihugu wamenya akomokamo ni igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA. Niwe mupapa wa mbere w'umunyamerika ubayeho mu mateka y'isi kuva yaremwa. Itariki yavutse tariki ya 14 Nzeri umwaka w'1955. avukira Chicago muri leta ya Illinois USA. Ubwoko bw'abihayimana abarizwamo n'umwe mu bagatulika bo mu muryango w'aba Saint Augustinian, aho yakoze ubutumwa ahantu hagiye hatandukanye. Yakoze cyane muri Peru aho yabaye umuyobozi wa seminari n'undi muyobozi mu itorero. Yaje kugirwa musenyeri wa Chiclayo aho muri Peru mu mwaka w'2023. Yagizwe prefe wa dikasteri ishinzwe ba musenyeri i Vatikani, urwego rushinzwe kwita ku bishyirwaho ukuyobora amadiyosezi. Uyu mupapa rwose murumva ko atari agafu k'imvugwa rimwe. Uyu mupapa kandi akaba azwiho kugira umutima w'ubutabazi, kubahiriza ubutabera n'ubwiyoroshye muri we, nk'uko yabigaragaje mu butumwa bwe bwa mbere ubwo yasuhuzaga imbaga ati amahoro abe hamwe muri mwe mwese. Mbese uyu mupapa ntabwo asanzwe n'undi mugisha isi yaba igize. Mbese ubu ngubu abagatolika abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo abitwa ba Christianos, abitaba Zilatansias, batangiye kubyinira ku rukoma kubw'inkuru nziza y'uyu mupapa mushya ubayeho kuva isi yaremwa, akaba akomotse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutumwa bwe rero bwa gikristo niyogezabutumwa wamenya nuko mu 1969 kugeza mu 1977 yize muri seminari ntoya mu mashuri ya Kiliziya. 1982 yaherewe isakaramento ry'ubusaserdoti aba padiri mu muryango w'aba Augustine, Order of Saint Augustine. 1985 kugeza mu 2014 yagiye muri Peru nka mwamamaji, icyo twita missionnaire, aho yakoze ndetse yabaye umuyobozi wa seminari, yabaye umusenyeri wa diocese ya Chiclayo. Yagize uruhare mu gukomeza uburezi ndetse no guharanira uburenganzira bw'abakene. Murumva rwose ko iyi ari inkuru nziza ku muryango mugari wa Kiliziya Gatolika. Inshingano rero zikomeye i Vatikani. 2014 uyu Papa Leo wa 14 yagarutse i Roma agirwa umwe mu bayobozi b'urutonde mpuzamahanga. Mu mwaka w'2023 yagizwe prefe wa dikasteri ishinzwe ba musenyeri ku isi, inshingano ifite ububasha bwo gushyiraho no kugenzura ba musenyeri ku isi hose. Iyi ikaba ari imwe mu myanya y'icyubahiro cyane i Vatikani, kandi yagizwe Cardinal na Papa Francisco. Itorwa rye nka papa tariki yatoweho ni tariki 8 Gicurasi mu mwaka ni 2000
2025 aho byabereye aho bisanzwe bibera n'ubundi Vatikani mu cyumba cya Sistine Chapel. Abamutoye ni abakardinali 133 batoreraga muri conclave. Icyamamare ikitorwa rye yabaye papa wa mbere w'umunyamerika ndetse n'uwa mbere mu muryango wa Saint Auguste, umuryango wa Auguste wabaye papa. Izina yahisemo ukwitwa Leo wa 14 yitiriye Papa Leo wa 10 uzwiho kurengera abakene n'ubutabera mu myaka y'1800. Ubutumwa bwe bwa mbere yasohotse ku idirisha rya Bazilika ya Mutagatifu Petero amaze avuga ijambo ry'ubumwe. Yabwiye imbaga yari imukurikiye ngo amahoro abe muri mwebwe mwese. Yagaragaje icyifuzo cyo kubaka kiliziya uhumuriza, yubaka ubumwe kandi iharanira ubuzima bw'abakene, kandi ituma abantu bose bumva ko ari mu rugo aho ngaho muri Kiliziya Gatolika. Rero uyu mupapa mushya, Papa Leo, imbogamizi n'akazi k'igihe kari imbere kamutegereje. Papa Leo wa 14 ahanganye n'ibibazo bikomeye mu gihe cye, harimo amacakubiri mu itorero, cyane hagati y'abashaka impinduka ndetse n'abashaka gukomeza ku muco gakondo wa Kiliziya Gatolika. Ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina byakorewe mu itorero n'ukuntu byakemurwa neza. Ubucuti hagati y'amadini ndetse n'imiryango y'isi, cyane mu gihe hari intambara, abimukira n'imihindagurikire y'ibihe. Gushyira imbere uburenganzira ndetse n'ubutabera nk'uko yabigaragaje mu butumwa bwe bwa mbere. Ibiranga Papa Leo wa 14 wamumenyaho nuko ategura neza ndetse agafata neza ibyemezo. Azwiho kwitonda ndetse no kubanza gusuzuma byimbitse mbere yo gufata icyemezo. Umuhanga mu ndimi, avuga neza indimi zirimo Icyongereza, Icyesipanyolo n'Igitaliyani. Ese mwakwibaza ngo nta Kinyarwanda Papa yaba azi? Papa watowe ntabwo yaba azi Ikinyarwanda kuko Ikinyarwanda ntabwo kigishwa mu maseminari, cyane cyane nk'indimi mpuzamahanga. Ikindi wamenya kuri Papa Leo wa 14 nuko akunda ubuzima bworoshye mu mirimo ye. Yagaragaje ubwiyoroshye ndetse n'ubwitange ku bakene. Ni ibi ngibi waba umenye kuri Papa amushya, Papa Leo watowe n'abakardinali barenga 133. Nkushimiye wowe wakoze subscribe kuri channel yacu. Nukuri Imana iguhereze umugisha, akandi nukuri wowe ukora share uruwagaciro. Imana ikomeze ikwishimire kuko ni ibintu byiza cyane uba uteye inkunga kuri channel yacu, channel y'Abanyarwanda, dore ko yitwa Menya Iby'iwanyu. Nababwira iki rero ku bakatolike? Nababwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza munogerwa na Papa mushya Imana yabahaye. Nge ubategurira nkanabagezaho ibi biganiro ni Christianos Kabengera. Imana ibahe umugisha.